Yes, muhaye ikaze wadukurikiye muri kano kanya tutangiye ikiganiro n'ubundi hano ni kuri Braba Talk. Muhaye ikaze, reka nkubwire ngo wiyumvemo ikaze muri kino kiganiro cyacu kuko ni ikiganiro cy'ingenzi. Nifuje gukora kino kiganiro kuri Braba Talk kugira ngo tuganire, turebe ikibazo nyine kimwe muri sosiyete, hanyuma tukigeho, turebe uburemere gifite muri sosiyete, hanyuma turebe inzira zo kucyumva no kugishakira igisubizo. Ko ntabwo tugarukira ku kibazo gusa, ahubwo turagenda tukagera no ku gisubizo. Ikibazo giteye gite rero, hagati aho ndagira ngo mbanze nkubwire ko kuri uyu muyoboro wacu uri n'ikaze, n'ahantu tuganirira tukungurana ibitekerezo kandi tugafashanya. Niba utarakora subscribe wayikora, wahaye akanya gatoya kugira ngo uyikore, kugira ngo tubane mu biganiro byacu ndetse n'ibitaha bizaze uhita ubibona bitabanje gufata umwanya. Ikindi kandi ubaye warakoze subscribe ni ikintu cyiza cyane, igikumwe hejuru, byiza cyane, warakoze kandi wagize neza. Ni byiza kandi tumaze kugera ku mubare mwiza ufatika kandi mubare utari mutoya, mubare munini, ariko turacyakeneye n'abandi kugira ngo baze tuganire, kuko ibiganiro dutanga ni ibiganiro byungura kandi bicukumbuye, birimo inararibonye z'ubwoko butandukanye. Tuzana abantu bize ibintu bitandukanye, tukazana abafite inararibonye nubwo baba batarabyize, tukazana mbese abantu bafite ibyo biyumvamo, tukazana abadusengera, tukazana abatwigisha ijambo ry'Imana, tukazana abatwigisha iby'ubuzima busanzwe bwa muntu, tukazana abafite inararibonye mu bintu bitandukanye, kuko ubuzima buri holistic ni ubuzima budakuramo Imana mu muntu, ni ubuzima budakuramo umuntu mu bumana, ni ubuzima budakura sosiyete mu buzima bw'umuntu. Mbese ni ubuzima burimo ibintu byose. Niyo mpamvu ushobora kuva tuvuga ku mazi, tukavuga ku Mana, tukavuga ku bantu, ariko tutavuga amazina y'abantu ngo tuze dusesereze cyangwa ngo tubakoreho ibiganiro. Nituvuga ku muntu tuzaba turi kumushima, tuzaba turi kumuha indabyo, turi kumushimira ibyo yakoze akiriho. Nuko tubikora. Hanyuma uyu munsi tugiye kuvuga kuri topic ikomeye. Imeze ite? Ni topic ivuga ngo abantu bavuga ubutinganyi ariko batanabuzi. Byahereye kuki? Byahereye ko mu minsi yashize nagize igitekerezo cyo kubivugaho, kubera ko igihe cyose tuvuga ikintu bitewe nyine n'ikibazo kiri muri sosiyete cyangwa se nuko abantu babyumva. Umuntu umwe yaranyandikiye, nari nakoze ikiganiro, noneho hari ukuntu dushyiraho waves ni utuntu tujya gutya ubona tunyeganyega, tumeze nk'ahari ijwi riri kugenda, noneho hazamo amabara atandukanye. Ukuntu nyine utubara tuba dutandukanye, tukora za waves gutya. Sinzi niba waves muzumva cyangwa se za onde tugenda tugira gutya. Murabizi ngo kuko iyo ubona umuziki uri kuvuga cyangwa se indirimbo iri gutambuka, utuntu ubona tugenda tunyeganyegamo. Noneho aranyandikira arambwira ngo ayo mabara washyizemo n'ay'abatinganyi. Birashoboka ko ariko abyumva kandi koko niko abantu benshi babizi. Niyo mpamvu nifuje kugira ngo dukore kino kiganiro, hanyuma tubisobanure, dushyireho umucyo kugira ngo abantu babyumve. Ese iyo uvuze ubutinganyi uba uvuze iki? Ese ubutinganyi icyo uba ushaka kuvuga by'ukuri nicyo uba uvuze? Reka muri byo tureba rero. Nifuje kwifashisha inyandiko ndetse n'ubushakashatsi butandukanye kugira ngo mbahe amakuru acukumbuye, amakuru afite imbaraga, amakuru arimo ibintu wasobanukirwa kandi twakire n'ubundi bumenyi. Ejo utazongera kuvuga ngo uriya muntu ngo ni umutinganyi, ngo uriya muntu ngo kandi wenda ari umugore, ubundi baravuga ati abandi by'abatinganyi. Reka turebe ariko ubundi abatinganyi ni abaki? Ubundi amabara yabo ni ayahe? Ubundi abo bantu bavutse ryari? Ese ubundi ubutinganyi bivuze iki? Ese kuki bariho? Ese bizarangira gute? Reka tubirebe. Nagerageje kubyoroshya kugira ngo buri muntu wese udukurikiye, yaba ari umuhanga yaba ari n'uwitwa ko atari umuhanga cyane, abashe kubyumva kandi abashe kubisobanukirwa.
kuko ni ikintu kireba by'ukuri sosiyete kandi kirareba abantu muri iki gihe, nubwo bamwe na bamwe bagenda bajya gutya bashaka kugikwepa, ariko kiratureba twese. Ubundi iyo uvuze ijambo umutinganyi uba uvuze akantu kamwe mu bintu birenga 20. Ubanze wumva icyo kintu. Nuvuga ngo rira bendane ry'abatinganyi, uzamenye ko buryo uba wibeshye, ntabwo uba uvuze ikintu kiri cyo. Kwikubitiro uba wibeshye, kuko ibendera ry'abatinganyi ni akantu kamwe gusa mu bintu birenze 5 tugiye kuvuga. Umunsi ndashaka tuvuga 5 gusa, kuko tugiye muri 20 nabandi kugusobanurira ibindi bintu utanakeneye, kandi uzi byibura uzi ubutinganyi gusa, nabwo bigaragara ko abantu batabuzi neza. Ngiye kubwira rero mu bintu 5 uraza gusanga n'ubutinganyi ari kamwe muri ibyo bintu. None uratandukanya ubutinganyi n'ibindi bintu 5 nyine ndabandi kuvuga, bitume ejo utazongera kubona ikintu ngo uhite usimbuka ngo uvuge ngo birango n'ubutinganyi kandi atari bwo, ngo uhite wihuta ngo uvuge ngo buriya bivuze iki. Ubundi bituruka mu magambo, mu nyuguti 5 cyangwa se mu tumenyetso 6. Inyuguti 5 n'akamenyetso ko guteranya. Izo nyuguti ni izihe? Ni uvuga ngo ni L ya la ndende mu Kinyarwanda, G ya ga, B ya ba nyine mu Kinyarwanda, T ya ta, Q mu Kinyarwanda ntabwo tuyigira, cyakora iba Q mu Cyongereza na Q njya mu Gifaransa, hanyuma hakaza n'akamenyetso ko guteranya bikitwa LGBTQ+. Ndizere ko byumvishe neza. LGBTQ+. Mu Kinyarwanda la, L ya la atari ra, la, ga, da, ta, iyo Q ntibamo, hakanya n'akamenyetso ko guteranya. Wumve ko iyo uvuze ubutinganyi uba uvuze akanyuguti kamwe muri izo nyuguti 5 cyangwa se muri utwo tumenyetso 6 nkubwiye. Urumva ko uvuze akantu kamwe gusa. N'iki rero iki kintu ntabwo ndi kukigica kugira ngo ugende ugikore, oya, ni ukugira ngo ugire ubumenyi, ejo utazabibwira umuntu akumva uramututse cyangwa se akumva uramwofendinza, akumva umugire nabi, akabajya no kukurega, kandi buraramutse akureze byakugiraho ingaruka. Bivuze iki? Izo nyuguti 6 cyangwa utumenyetso 6 mvuze ni impine, icyo bita acronym, ikoreshwa mu kuvuga abantu, umve neza, bafite imyumvire itandukanye ku byo bakunda mu rukundo. Abantu bafite imyumvire itandukanye ku byo bakunda mu rukundo ntabwo bari bageraho guhuza ibitsina. Kuba ufite imyumvire itandukanye n'iyundi mu byo ukunda mu rukundo, uhita wiyumvamo muri ibyo ngibyo. Mbese uramutse urebye ushobora gusanga umuntu wese yisangamo, nubwo waba uvuga ngo sindi umutinganyi, nturi umutinganyi, ariko nawe wisangamo ukurikije ubusobanuro bwabyo. Cyangwa se mu mibonano mpuzabitsina, icyo bita sexual orientation. Nanone mu ndangagitsina biyumvamo, icyo bita gender identity. Ni ibintu 3. Icya mbere, kuba ufite ibyo wumva bitandukanye n'ibyo uriye. Umwe agakunda wenda kuryama, undi guhagarara. Ibyo abantu bakunda mu rukundo, iyo umuntu akubwiye ngo aragukunda abahereye kuki? Wowe se iyo ubwiye umuntu ngo uramukunda uhereye kuki? Ese uravuga ko ukunda umuntu? Hari abari babikubwira uko wumva abantu babivuga, baba bahereye kuki? Ibyo yakunda rero n'ibyo uri yakunda bitandukanye n'ibyo bakunda, nibyo by'ibingi bari kuvuga. Kuba ukunda umuntu wakakwanga akagutera indobo, cyangwa se ugakunda, niba uri umuhungu ugakunda umukobwa, cyangwa se uri igitsina gabo ugakunda igitsina gore, ugakunda umukobwa cyangwa se umugore, hakaza umugabo mugenzi wawe akavuga atari ko umugore njye ntabwo mukunda, akavuga ataya
nyamara wowe uramukunda. Kuba mufite ibintu bitandukanye mukunda bigaragara ko aya magambo nawe araguhagarariye. Hanyuma kuba umugore cyangwa se abagore babiri bashobora gukunda abagabo babiri batandukanye, umwe akareba umwe akavuga ati njyewe ntabwo namukunda. Rero abantu bavuga ngo njyewe tujya tubyumva kuri social media, akavuga ngo umugabo udafite amafaranga menshi utari umukire ntabwo namukunda. Iyo ni ibyo akunda nyine mu rukundo. Undi akavuga ati ubukire ntacyo buvuze, icy'ingenzi ni uko nkunda. Ibyo nabyo ni amahitamo ye mu rukundo. Abo babiri rero batandukanye, ayo magambo tuvuze LGBTQ ahuza icyo kintu. Ushobora gushiduka nawe wakiyumvishemo, cyangwa se ugashiduka n'abandi bakiyumva, ndetse n'abantu bose bashobora guhita babyiyumvamo, kubera ko abantu bose ntabwo bahuza ibyo bakunda mu rukundo. Noneho icyo ni kimwe, hakazaho n'ikindi banakunda mu mibonano mpuzabitsina. Ibyo umwe akunda si ibyo undi akunda, ibyo uriya akunda si ibyo yakunda, ibyo yakunda si ibyo uriya akunda. Ni kenshi mwumva ingo zasenyutse bakavuga ngo umwe ngo ntago azi kujya gutya, ngo umwe ntago azi ngo koza umuvure, ngo undi ngo ntago azi ngo kumanika ngo urubambo, undi ngo ntabwo azi ngo kugera hehese ngo ku isoko, undi ngo ntabwo azi kugera. Ibyo byose igituma umuntu n'undi bashobora kugira gutyo ugasanga baratandukanye, barashwanye, bagize ibibazo bikomeye, hanyuma bagatandukana. Niki ibyo ngibyo bivuze? Kuba umwe n'urugero nizere ko rwumvikana, abantu hafi ya bose batandukana baba bapfa icyo kintu. Kuba bapfa icyo kintu rero bivuze ko bafite imyumvire itandukanye ku byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se n'ibyo bakunda mu rukundo. Niba ibyo bintu rero babihuje cyangwa se babitandukanyije, biravuze ngo bahita bisanga neza muri aya magambo. Ako ni akantu gato turi kuvuga. Noneho aka gatatu bakaba ikabihagarariye icyo bita indangagitsina biyumvamo, icyo bita gender identity, ndetse n'uburyo bagaragaza izo ndangagitsina zabo. Umwe akavuga ati jyewe numva ndi umuhungu, undi akavuga ati jyewe numva ndi umukobwa. Fata urugero kuri ba bakobwa mwiganaga mu ishuri, ukabona aritwara nk'umuhungu, bakamwita ngo ni cy'abahungu. Itegereza na wa muhungu mwiganaga mu ishuri, ukabona aritwara nk'abakobwa, bakamwita cy'abakobwa. Nabo ngabo none bavugamo indangagitsina biyumvamo. Ukabona rwose umuhungu ntabwo ajya gukina umupira kimwe n'abandi, reka akajya kwihagarara aho abakobwa bari, akajya gusimbuka umugozi kandi akiri umwana. Umukobwa ukabona ntabwo ashaka guhagarara hamwe n'abandi bakobwa, ntashaka kwambara ijipo, akajya yambara ikabutura, akajya yambara ipantaro, akajya gukina umupira n'abahungu. Ugasanga ntagendana n'abakobwa, akagenda n'abahungu. Nicyo ngicyo bari kuvuga rero. Ibyo byose urumva ko birakomatanya abantu bose. Nuvuga ngo n'umuryango bavuga kurimo abantu bose bateye batyo. Kadukomeze, uraza kumva aho uri, uraza kumva aho uviramo, uraza kumva icyo uhitamo n'icyo uha agaciro. Buri nyuguti rero ifite ikintu isobanura. Nkuko natangiye mvuga ngo iyo uvuze ubutinganyi uba uvuze akantu kamwe muri bya bindi bitandatu. Nibyo tugiye kureba. L ivuga lesbian. Lesbian ni iki? Ivuga umugore ukururwa mu rukundo. Unyumve neza, ntabwo ari umugore uryamana n'undi ako kanya. Ni umugore ukururwa n'undi mu rukundo. Kubona abakobwa babiri bejyanye ukabona barakundana pe barakururana mu rukundo, ako kanya bitwa ba lesbienne. Ni kimwe mu cyiciro bamwe bajya bavuga ngo ni ubutinganyi, ariko byitwa ba lesbienne. Cyangwa mu mibonano mpuzabitsina n'abandi bagore, gukundwa mu rukundo ni kimwe, cyangwa se mu mibonano mpuzabitsina kikaba cya kabiri. Ni ukuvuga ngo ari we atarabyuzuza byombi. Nubwo yaba afite kimwe niwe, nubwo yaba afite ikindi niwe, nubwo yaba bihuje byombi niwe. Hari abantu bagira urukundo bakurana mu rukundo ariko badakora imibonano mpuzabitsina. Hari n'abandi bakora imibonano mpuzabitsina ariko batagira urukundo, akaba atakururwa nawe, hakaba n'undi ukururwa nabyo akanabikora. Uwo rero byerekeye umugore ku mugore, umukobwa ku mukobwa,
abo ni bita aba lesbienne. Icya kabiri hakaza ga, niyo bita gay. Gay rero ni umuntu akenshi umugabo ukururwa nabo bahuje igitsina. Ni ukuvuga ngo iyo uvuze ngo umutinganyi, uby'ukuri uyu nguyu niwe bita umutinganyi, kuko abatingana ni abantu nyine baryamana bahuje igitsina, nibo batinganye. Cyakora bishobora kuba ku bagore no ku bagabo, iyo abantu bagira bahuje igitsina, ariko akenshi ari abagore babita aba lesbienne, baba ari abagabo bakaba bita nyine abatinganye bakaba gay. Iyo uvuze ngo rero ririya bendera ni iry'abatinganyi, uba uvuze abagabo gusa, kandi harimo wenda n'abagore, harimo n'ibindi byiciro tugiye kuvuga. Nizere kumva itandukaniro biri hagati yabyo. Hakaza ikindi bita ngo ni bisexual. Bisexual ni umuntu ukururwa n'abantu b'ibitsina byombi. Ugasanga umuntu arakururwa n'umugore, ugasanga arakururwa n'umugabo. Gukururwa ubwo ibyo kuryamana reka tube tuberetse, nubwo biba bigana aho ngaho, ariko byo nyine gukururwa nabyo, uwo nguwo aba yinjiye muri cya cyiciro. Hakaza iya ta, niyo bita transgender. Ni umuntu wiyumva feelings kw'indangagitsina ye itandukanye n'iyo yahawe akivuka. Kwiyumva kw'indangagitsina yawe itandukanye n'iyo wahawe ukivuka. Waravutse bakwita umuhungu, ariko by'ukuri iyo wireba wumva uri umukobwa. Waravutse usanga uri umukobwa, ariko wakiyumva ukajya wumva uri umuhungu da. Ukajya wiyambara uko ubonye, ukitwara nyine nk'abahungu, ukitwara nk'abagabo, waba uri umugabo ukitwara nk'abagore. Ibyo ubona abantu nyine bafite ukuntu bitwara, ugasanga n'umugore rwose yabana arashiririye, yarumutse, mbese ameze nka kigabo. Uwo muntu aba ari muri ibi ngibi, aba ari umutransgender, umugore ufite imyitwarire ya kigabo. Uko wabibona kose atiriwe anabivuga, uwo ni umutransgender. Noneho n'umugabo witwara nk'umugore, ukabona ariyoroshya, ajya gute, arasokoza akabindika, nabyo ukabona nyine aritwara ukuntu, kwa kundi bafite ukuntu bitwara, uko agenda mu nzira, uko bivugisha. Ibyo nibyo bigaragara icyo bita umutransgender. Noneho muri abo batransgender harimo noneho, kuko aba yiyumva ko igitsina yavukanye, igitsina bamuhaye akivuka, ko yiyumva ko atari icye, hari abatera izindi ntambwe agahita ajya kwihinduza igitsina. Hanyuma akavuga ati jewe ntabwo nshaka kwitwa umuhungu, ndashaka umukobwa. Akajya no guhinduza igitsina, niba ari umukobwa akabivamo. Hari abibagisha amabere akavaho, iyo wumva akavaho. Hari n'abahungu bajya kwitereshaho amabere, bakitereshaho amabuno, bakajya bambara amaherena, hanyuma bakitereshamo nyine igitsina cyose na iterisi byose bakabishyiramo, mbese agahinduka umukobwa neza kandi ari umuhungu. Yarangiza akabibamo, akava muri sosiyete y'abahungu akajya muri sosiyete y'abakobwa. Uwo nguwo hari uwo nzi igihe ubwanjye twakoranye mu kazi, akabimbwira nka mubaza nyine uko byagenze, ambwira ko yavutse ari umuhungu, ariko ko atiyumvishamo kuba umuhungu, araza kwihinduza, bakiteramo imisemburo ya gikobwa, akahinduka umukobwa, ijwi rigahinduka irya gikobwa. Cyangwa se ari umukobwa akitaramo imisemburo ya gihungu, ijwi rigahinduka irya gihungu, akaba umuntu nyine w'umugabo. Abo nibo bita aba transgender. None hakaza ya Q. Q ni queer cyangwa se questioning. Ni izina bamwe bihitiramo, risobanura abantu batagendera ku byiciro bisanzwe. Icyo kintu cyumve neza, ibyiciro bisanzwe by'imyitwarire y'igitsina cyangwa se y'indangagitsina. Akihitiramo ikindi, akavuga ati njya kugira ngo nitwe umuhungu cyangwa umukobwa, bagiye bajya bashyiraho X, aho gushyiraho F y'umugore cyangwa se M y'umugabo. Nawe ikindi ngo ni umuntu ukiri kwibaza cyangwa ashakisha kumenya neza imyumvire. Ni umuntu ukiri kwibaza cyangwa ashakisha kumenya neza imyumvire ye ku rukundo cyangwa se ku ndangagitsina. Uwo nguwo aba ari muri questioning. Noneho hakaza kari akamenyetso ka plus ko guteranya, igaragaza ko hari andi matsinda menshi adashyizwe muri izo nyuguti, kuko tubona inyuguti eshanu gusa. Urugero nka intersex,
nabo ngo batarimo, hakaza asexual nabo batarimo, pansexual nabo ngabo nibo batarimo, non binary ndetse n'abandi. Ibyo byiciro tuvuze bine bya nyuma ntabwo biri muri amatsinda atanu twavuze, ariko biri muri ako kantu nyine ka plus, ariko naho ntabwo agarukiraho, hari n'ayandi noneho wumva aho biremereye. Noneho katurebe uyu muryango wa LGBTQ watangiye ryari. Nizere ko utazongera kuvuga ngo rirabendera n'iby'abatinganyi, ahubwo uzajya uvuga uti wenda rirabendera n'iby'abageyi, batinganyi b'abagabo, cyangwa se n'iby'abalesbienne, abatinganyi b'abagore, cyangwa se n'iby'abatransgender, cyangwa se n'iby'aba bisexual. Nizere ko uzajya ushyiramo noneho itandukaniro, ukavuga ibendera n'icyo rihagarariye, kuko nubishyira mu rukomatanyo byose ukabikomatanya, uzaba uri gukora amakosa, uzaba uri gukora n'ibintu bitari byo, uzaba uri kugaragaza ko nta bumenyi ufiteho. Uyu muryango watangiye ryari? By'ukuri nta munsi umwe uriho ugaragaza igihe watangiriye, ariko amateka y'ingenzi naya mu mpera y'ikinyejana cya 19 no mu ntangiriro y'ikinyejana cya 20, ni ukuvuga mu 1800 1900, hari abantu bo mu Burayi batangiye kwamagana amategeko yahamyaga ibyaha abantu bakundana bahuje ibitsina. Niho byatangiriye. None mu 1969 habaye imyigaragambyo izwi nka Stonewall Uprising yabaye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma y'uko umupolisi cyangwa se polisi igabye igitero kuri Stonewall Inn. Kuri Stonewall Inn ni ahantu nyine bashobora kuba barateraniraga. Abantu benshi bo muri uyu muryango bakoze imyigaragambyo. Iyi niyo rero ifatwa nk'intangiriro y'umuryango wa LGBTQ+. Uyu munsi twumva. Kuva 1970 rero hatangiye imyigaragambyo bita Pride. Yashyizweho cyangwa se yatumye hashyirwaho umuryango uharanira n'indi miryango myinshi iharanira uburenganzira bw'aba bantu mu bihugu byinshi. Ni ukuvuga ngo mu gihugu cyawe kiriya na kiriya ushobora gusanga iyo miryango irimo. Uyu muryango umaze iki? Intego y'umuryango ni iyihe? Ni abashyigikiye umuryango bavuga ko intego zawo ari izikurikira. Cya mbere, kurenganurwa kimwe n'abandi imbere y'amategeko. Bishatse kuvuga ngo hari aho babaheza cyangwa se bakabaha ubutabera butari. Umuntu yaba ari mu kazi yagaragara ko ari umutinganyi cyangwa se lesbienne cyangwa se umubi cyangwa se T cyangwa se Q, agakurwa mu kazi akirukanwa. Abo ngabo rero bashaka amategeko yabo barengera. Kurindwa ivangura mu kazi, mu mashuri, mu buvuzi no kubona aho kuba. Iyo umuntu aje akavuga ngo ngiye ntabwo nzabyara, ndi umugabo ndi umugore ko numva ntazabyara, ayo ni amahitamo yo mu rukundo. Ushobora gusanga ari muri bya byiciro bitavuzwe. Umugabo akavuga ati ngiye sinzabyara n'uriya, sinzabyara n'uriya, nawe ni amahitamo ye. Ni kimwe mu kindi cyiciro kiba kirimo hariya. Kubona yakirukanwa agafatwa nawe muri sosiyete, nabavuga ko ayo mategeko agomba kumurengera nawe. Icya gatatu ni ukurindwa ihohoterwa ndetse n'ihozwa ku nkeke. Ese iyo ubibonye ubyita iki? Iyo ubonye umutinganyi umwita iki? Uhitanye ngo ngo n'umutinganyi ngo ni mumurebe ngo bakamuvugiriza induru, ukajya wohereza message uti nabonye umutinganyi ugahita utangira n'ifoto ye ukayohereza ahantu. Ibyo ngibyo bigaragaza ko uwo muntu ari kurenganywa kubera imyemerere n'imyumvire ye y'amahitamo ye mu rukundo, kubera ko atandukanye n'ibyo ukunda akabizira. Nicyo ngicyo. Ikindi ni ukwemerwa mu muryango no mu mategeko, harimo no kwemerwa no gushyingiranwa mu bihugu bimwe. Ni ukuvuga ngo akaba yakemerwa gushyingiranwa n'uwo ashaka n'uwo babyumva kimwe, kubera ko nyine ariko babyumva. Umukobwa wiyumvamo ko ari umugabo cyangwa se umusore, kuzamubwira ngo genda ngo ikize, cyangwa se umukobwa wiyumva ko ari umugabo, kumubwira ngo shyingiranwa n'umugabo, aba yumva ari kimwe no gushyingiranwa n'umuntu w'igitsina cye. Reka ariko tubyumva, reka ariko tubivuga. Wabyumva uko ushaka, wabyumva uko ubikunze. Ahangaha ndi gusobanura gusa kugira ngo ubyumve, utazongera kujya witeranya ibintu. Ikindi ni ukongera kwakirwa no kubahwa muri sosiyete, kuko kenshi babicirwa n'umuntu bura wacyari cyangwa ateye amabara nayo batinganye. Ni ukuvuga ngo ahita bashyira ku ruhande.
Ku rundi ruhande rero hari abantu n'amadini batemera rimwe cyangwa byinshi muri ibi bitekerezo kubera imyemerere yabo, kubera umuco cyangwa se amahame y'imibereho. Niyo mpamvu muri iki gihe mwanga ndi kubisoma, hari impaka mu bihugu byinshi by'ibibazo bijyanye no gushyingiranwa kw'abahuje igitsina, uburezi, siporo, uburenganzira bw'abiyumva mu kindi gitsina kitari icyabo, aricyo bita transgender. Umuntu akavuga ati njye numva ntashaka gukomeza kuba umuhungu, kuba umukobwa birambangamiye, nza kuvuka ndi umuhungu. Na waba ari kwinjira muri icyo kintu nubwo kiba kitareba. Amabara n'amabendera ya LGBTQ asobanura iki nayahe? Katugere kuri hahandi rero haguteje ikibazo. Ibendera rya mbere rya Rainbow Pride Flag, uvuga ngo ryakozwe mu 1948 n'umunyabugeni witwa Gilbert Baker. Ibendera rikoreshwa cyane muri iki gihe, rifite amabara 6. Umutuku rivuga ubuzima, orange rivuga gukira no gukira ibikomere, healing, umuhondo rivuga umucyo w'izuba, icyatsi kibisi bivuga nature, ubururu bivuga amahoro n'ubwumvikane, umutuku wijimye cyangwa se violet, purple uvuga umwuka cyangwa se ubugingo. Ibendera rya mbere mu 1948 ryari rifite amabara 8. Hari harimo hot pink, hakazamo n'ibyo bita ngo ni turquoise, ariko nyuma baje kurikuramo kubera ko amakampani ntabwo yabashaga kuriprintinga neza ngo rize risa uko bashaka. Nyuma y'ayo mabara ya hot pink na turquoise yakuwemo nyine kuri icyo kibazo nanisobanuye. Ese hari andi mabendera? Ko iyo uvuze ubutinganyi uvuze akantu kamwe, uvuze abagabo, mbese abantu bahuza igitsina gusa, abantu bahuza ibitsina babihuje, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, akenshi ariko bakaba ari abagabo. Ese hari andi mabendera? Kandi twabonye ibyiciro 6, tubona ndetse ko ushobora kurenga bikajya no mu 10 na 20. Ese hari andi mabendera abihuje? Uko rero abendera rimwe ry'amabara yose rihuje byose. None ka turebe ibendera rya buri cyiciro. Ibendera rya transgender T ni ubururu bworoshye, umutuku woroshye n'umweru. Mu myenda wambara nta mutuku woroshye urimo, nta bururu bworoshye burimo, nta mweru urimo. Ese iyo babihuje gutyo uba wabaye transgender? Ikibazo. Ibendera rya bisexual ni umutuku pink, muza abantu bakunda pink. Ese abaye ba bisexual? Byibaze. Umutuku uvanze n'ubururu, purple n'ubururu. Yombaye imyenda y'ubururu ubaye mu transgender? Ese ko nambaye umweru mbaye transgender? Nambaye ishati y'umweru mbaye transgender? Nambaye ishati y'umweru mfite isaha y'umukara, ibara ni irihe ry'abate muri ibyo ngibyo uvuga? Ibendera none ry'abalesbiyane ni amabara atandukanye ya orange, umweru n'umutuku. Ese ntawe ubiyabona? Ese ziriya modoka ziza za tingatinga ko ziba zisa na orange n'umuhondo nabyo se nicyo bivuga? Ese amabara ari mu mabendera y'igihugu avuga iki? Reba igihugu cyanyu kirimo irihe bara, bivuga iki? Bibaterangira avuga iki? Ese nabyo ni iby'ubutinganyi nk'uko bivuga? Ni ikibazo. Noneho akabendera rya pansexual ni pink, umuhondo n'ubururu. Iyo wambaye ujyanisha ukavuga ngo hano harimo kaki, harimo umweru, harimo akantu k'umweru umusatsi, ushaka kuvuga iki? Bitekerezeho. Ibendera rya non binary ni umuhondo, umweru, purple n'umukara. Iyo wambaye umukara ubushatse kuvuga iki? Ese ko twambara purple n'umukara tugiye ku kiriyo tuba dushatse kuba aba non binary? Ni ukubitekereza ukareba neza bivuze iki. Aya mabendera rero yashyizweho kugira ngo agaragaze indangamuntu z'amatsinda atandukanye ari mu muryango mugari wa LGBTQ+. Nizere ko wumvishe neza icyo bintu bisobanuye. Kubona amabendera atandukanye, kubona amabara ahantu atandukanye, byose ntabwo bivuze ko ari ubutinganyi. Njye nigeze nkora mu kigo cyemera ubutinganyi, narebye uburyo babaho, ndeba n'uburyo bakora, nyuma nza kuhava, ariko narebye uburyo bikora, ntabwo by'ukuri bikora nk'uko abantu babitekereza. Iyo urebye muri nature ubona indabyo z'umuhondo, za pink, z'icyatsi, z'umweru, izindi z'umukara, izindi z'umutuku. Ese nabyo ni ubutinganyi? Iyo turebye umukororombya mu kirere tubona Imana yarabishyizeho nk'ikimenyetso cy'amahoro. Ese nabyo ni ubutinganyi kandi biturutse ku Mana? Reka mubwire ngo amabara yose ubona atandukanye avangavanze
ntabwo bivuga ubutinganyi, ahubwo bivuga art. Ese iyo urebye kuri Google, niba ujya kuri internet, Google ukoresha gukora search, ujya muri YouTube ukora ubushakashatsi kuri Google nyine, ubona Google ifite amabara amwe, ifite ibara rimwe cyangwa n'utubara dutandukanye. Ese ko byicara byahindutse bagahindura andi mabara n'andi mabara, ubona koko wavuga ko ari ubutinganyi? Ese reba mu muhanda unyuramo, harimo amabara y'umweru n'utubara tw'umuhondo ku ruhande, ese wavuga ko ari ubutinganyi? Reba amabara y'imyenda wambaye, ese ni ubutinganyi? Reka nkubwire rero ngo ubutinganyi bituruka mu bushake, cyangwa se iyo bigiye muri icyo cyaha cy'ubutinganyi biza mu bintu byerekeranye no gushaka gukora icyaha ugikunze, ukeneye, kandi ushaka kwigomeka ku Mana. Ushatse kureba ibindi bisobanuro byinshi, ushobora kureba icyo bita historical perspective, amateka yabyo, cyangwa se sociological perspective, byerekeranye n'imibereho y'abantu, n'uko abantu bumva n'uko babona ibintu. Tureke gukomeza guhita twita abantu ngo n'abatinganyi, ngo tubace, ngo tubatere ibyatsi, tubaha akato. Nubona ahantu hari amabara tangire uvuga uti nabonye ubutinganyi, kandi ubutinganyi by'ukuri turi kuvuga tutanazi icyo buvuze. Sobanukirwa ubutinganyi neza icyo ari cyo, ntunasobanukirwe bwonyine, ahubwo usobanukirwe icyaha imbere y'Imana ni iki, icyo Imana yanga ni iki. Ese bihinduka amafuti, kwambara amabara atandukanye, bihinduka icyaha ryari? Bihinduka icyaha igihe ubyambaye uzi neza kuri kwambara ayo mabara kandi uri kwigomeka ku Mana by'ukuri. Reka nkubwire ngo gira impagarike n'ubugingo kandi bigire byombi, mwibutsa ko abo bantu bose nubwo baba barabatinganyi, nubwo baba abagay, lesbienne, transgender, whatever, nabo Imana irabakunda, irabashaka, irabakeneye. Iyo aba twamenyaga icyo Imana ibashakaho cyangwa se batekerezaho, tukabona kugira icyo tubavugaho. Niba hari icyo Imana bikubwiyeho, uzaza ubitubwire, nzaguha umwanya. Reka mwifurize gukomera, kwifurize kugira ubwenge ndetse no kumuhanga. Hanyuma ikiganiro cyacu nakagaruka. Iyi ni Braba Talk. Niba ikiganiro gikunze, icyo gukora kizi ni subscribe, tukazabana mu kiganiro cy'ubutaha, kandi ugira umunsi mwiza niwo nakwifuriza. Braba Talk ni ijwi rishize amanga rivuga ukuri, rigasesengura ibibazo bikomeye byugarije muntu, kandi rigatanga inzira zishobora kumufasha kubyumva no kubishakira ibisubizo. Braba Talk.